sheri utagiye ukaza kurugendo bwakeye bwakeye ariko uyu munsi ndi bugakorera mu rugo utari wabimbwiye ari nzi ko ndi bukubwiye nuko nawe watashye unaniwe cyane dusinzira gushirinde ewa kumenya meze hanyuma mbwira mbona wambaye gute nibyo nendaga kuvuga Mana yanjye ndero se nawe nubwo biri mu mutwe ntabite umva umeze neza cyangwa se ingofero yawe ingofero ati kuntu mwadasutse bagasubiza igishari bashyiramo ingofero ireke rwose shyashya uri kuncuka waba uriryamiye abanyarwanda banyirukana nanjye nashaka kubyuka ngatangira akazi kuko n'amasaha yawe ama kugenda agera tu yani ibintu byo kwitunganya kandi itunganye nyuma ndebe ukuntu nakora akazi bandi gusa neza kana nawe warakunywa rwose yego uze kubanguka sheri sheri utwara ko kadogo gateguye ameza kadogo none uyu munsi ndamwica sheri utwara ari nagusezeye wari ukoze ikosa rikomeye cyane ariko ntugakora byongora no ngomba kumwirukana se habaye iki sheri amasaha agarategura icyayi cyane izi sirebana amasaha ageze yewe bijya birebire nta kibazo nibyo ariko amusezera sawa sheri sawa so wamba wari ukandeba muramureba buri munsi birakakubwira mu gitondo ese ko mukunda nanjye ndagukunda kandi njye nta mugabo wagusiga umutima wawe isi yose bari n'umugabo w'intwari siko watumanika n'akazi sheri and me also abitu musango kumvura sawa kazi keza sheri Zajya mera mu gitondo mesa wicaye nta kintu na kimwe uri kumfasha nawe urakabije nuko akazi kose nagakoze njyenyine uri mukuru mesa ntozo kunyuguza aha sa Nana na serivisi se nayo ngashaka bara kankorera ndarimbizi ntago waza uvuga gutyo nta kintu ugiye kunsaba akora mva mani basicisha imana ndashaka ndakoze wawe uri hano ngiye ndi kunyuguza nandire saba ba nana bit mwamubyuka muririmba musakurira amuzi ko konye ryane bamenya pasoko cyane bigeze baserene tuna bacu tubere abi batemwe n'abasha kwicyaye ego reka ako se muri turanayiherutse y'icyaha ubuza y'icyaha iracyaba muri uru rugo cyane n'ibintu bishobora gukubera warasera dukundiye igendeye mu bandi babizi gusa abasaba ko bahagaze hejuru ntabwo kumesa babikora Shit, kamina tumenye mu mazi. bari batumesha bari amango ni amesa Ije baburo wani mu. yamwe cyane yari yabyukiye barabyukiye nyiramwe ako mwana vuwara wowe burayunkoresha amakosa gutese kuza kwituma mu rugo iwanyu na toilette mugira amana nawe rero bura boss wagize amahirwe abaryamye ese wowe birabe toilette arabibonye wagira ngo ni iby'abazungu abazungu binuza by'umweru man je umva mubwiye nagiye ndituma ntegeza ko yagenda ngo yajya yijyana ndaheba ase ubundi kakuzura iminota inga gusirimuka ntibavuye mu cyayi cyaro kiracyakurimo gutyo ubwo ujya ko nyiyemeraho rero ugiye kunyemeraho ngo wose urabizi ndabizi gende ruzu ntago mubatsanze harimo mu yiwanyu uri kunkomangira ngo natinzemo nakubeshya nyine bibaho nanjye nakana gato kabinyigishije noneho genda nagiye nagiye igira ikibazo nk'icyo wagize
ndabireba yo mwanda se nsizumu akana karaje gakandaho mbona biragiye numbaza ahantu yakanze barakanda nanjye niko kabiyigishije ako ko mbona ubana n'abantu wabwiwe wirekura ariko nta nubwo nzikunda zabura umwazi wazinakonje nuko wanesheje umutwe ari yipita akantu ibyo muri runo rugo bimaze kunsanga musigara nigira akazi ahubwo rero ndakugura mwaramutse nabja nziza ahubwo nanje kubasaba akantu vora kakantu kanyu gakuba amasafuriya akanyu nabonye gakuba neza niko nanje kubapira nshaka gukuba amasafuriya asa nabi kahise vora kakandi muniza kado uzi ikintu cyakoze nanga fukama ngagira vuba fukama atagira vuba bino birine tempereza bikoshye nyine impamvu nje kukabatira wamubabarira abanyumunwa impamvu babuja kado bigira amategeko muri cya gipangu bari bamana amazi n'umunsi n'umwe mabuja nyine wamubabarira impamvu akacu bakanguriye nabonye ni gashyashya ndi kwanga kukanduza mwamfasha mukaniza akanyu akaba ari ko nkoresha cece ngaho reba hano turebane wowe ubyukuze rera quartier yose ifite zimaze kukuzuramo n'inyama zo mu gipangu cyane kugira ngo ubuyera quartier yose ntabwo tumutizaga hanyuma ndashaka kukubaza ikibazo kimwe wataguye icyayi no munsi sibagitetse cyayi wowe umugabo wawe yazajya haha nurangiza abure n'iki cyo kuba mu gitondo bagegera we mabuja wamubabarije babarira twese dupfukame kuramba ishati y'umugabo wanjye impereza agira vuba kuramba ishati uyimpereza ishati si wowe ambwiye ngo ni yawe kuramo kadogo yarayimaye kuramba ishati uyimpereza mabuja wamubabarije ugenda umubaza ireke kuramba ishati y'umugabo wanjye impereza niko kijogonyo rufite bagiye muri dumburi ariko nari urakadumbukamo mpereza naragise narayimye mpereza wara yo shati man ndi numi twambwe ko wayiguza rana bika bino ningaruka turabisubiramo ibyawe ubundi siwe wagiye mu gatimba wari uri gukora niki mwana nawe byakubaho nukazajya yaseza umuntu umugabo mugenzi we niwe uri kumva gutyo kuki watinze kera tukibaniriya mu rugo mu cyaro siwagira gapfu twirirwana weho ntabwo utinda cyanduye cyangwa siko toto kiri voilà Aina mubwiye ngo ategereze nyine tegereze Kurudi biteze Kurudina wa hehe Kurudina wa hehe ariko ubona unsi naba nibeshye se izina ntabwo uri Kurudina sibizi wibeshye ntabwo ndi Kurudina uri ndeze ngiye nitwakira akemi nari nabyitiranyije nyine hari ukuntu amazina ajya gusa umuntu agahita abyitiranya imeze uteze meze neza iminsi myinshi unzi hehe siko nari nkubonye nkakuyoberwa neza uranzi se koko cyangwa iyo murangije kwiga muhita mwibagirwa abantu usanga wenda guheruka kera kuna ndakuzi ariko ndabona uvuye heza ishuri si muri universite twiganye muri primaire ako se kuki muhita mwibagirwa abantu ni primaire wa musoma wa mwana wicaraga inyuma wari umuswa cyane akunda no gusakuza uwo niwe ngiye wakuze ntabwo nabyibuka kuko urabona cyigiye wabaye mwiza uziko uyu umuntu akuze tugira ngo bagukomva se barongera baragukomva turuhita bakugira ukundi kuntu
nibyo ngibyo washakaga kumbwira gusa se. oya nyine urumva haciyemo igihe kinini ntabwo njye nanyura ku muntu tuzi twamenyanye kera ngo muco namuvugishije yawe urakoze ahubwo nturi hano haruguru gatoya natwe mu rugo ni hari haruguru ariko twihuta cyane. Wumva se ahubwo ubundi niba duturanye gutyo ukaba urimo kwihuta wese igira nimero turaza kuvugana tuzahure twibwirane ugiye kure aricyo twese na nimero turazishaka izandike mbano nta kibazo nta kibazo we tuzatuvugana ni byiza cyane niba unatuye muri quartier yanjye nta kibazo Kemi data nkwandikira nta kibazo cyo gusa kunyandikira ntari ahubwo reka ngende ndi kwihuta bye ndaza guhamagara sawa ntari warashara huwa genda gahoro se kandi wowe mva nakibonye giki cyono cyake kwe kumuhengereza muri douche ahubwo yarakashe umbaze gatoya icara nkubwire ibyo ni ububwa bwawe ya ikise kandi wowe unyabiza nagiye muri karitsiye agiye kugura udutoryi ngo nogosereze baguca sibyo ushyiremo n'agasenda mbe nkubitanye na minani uracyamwiba aho ndi wowe hepfo yo kwa Ruzindana ubu wabona amajyanaga kwahira cyakindi kirirwaga kiruka inyuma y'ihene z'ibyo icyo nkubitanye nawe nase nawe yaje nahasigaye ngari nahada numbaze ubwo tumwihorere cyakinzanye rero vuba ndarinje gundebere urambona gutyo nyine minani abarambiye ati ngo Yesu we mbona aratangaye ngo ni wowe ndamubwira ati reka da ninjye kenshi mbona nabishikiye mbwira urabona nasa na Yesu nka kenje nawe wasetse ubwo so nguri kubona yawe akantu k'agakote agasura nose bakubwiye ko Yesu yigeze yifubika cyangwa yigeze yambara ikote n'umutsi n'umwe urabona nasa na Yesu nose minani yarambeshaga Yesu ubwanwa yari afite urabuzi reba arangiye kubutereka ubu bwanwa wagira ngo ni ingo y'izihene nibwo bwanwa uri kuvuga okay oya nari negereje nyine kuva ku ishuri wowe ukampamagara ntabwo nashaka guhamagara uri mu ishuri sheri umeze neza ariko cyane nyine ndi kugukunda ndi kukwiyumvamo nkumva nyine ngo ndashaka kukuvugisha buri segonda byose ariko nyine ntabwo byakunda kubera ko uri mu ishuri yego ibaze ko urukundo rwawe rwampinduye inka okay bo ntacyo ndaza guhamagara mu kanya nyine nusoza amasomo okay ndagukunda sheri wow ntabwo ushobora gutuza umuntu akavugira kuri telefone urabonye sherisi ntabwo ushobora gutuza umuntu akavugira kuri telefone oya ese je hari ikindi bivuze ese niba kubivugiremo nyine yumve ko ndi kumwe n'umuntu mu myaka igera muri 10 n'ingahe tumaranye nibwo numvije ngo ndagukora sheri ndagukora wallahi ese ko umuntu umeze nkaho uri kumuserereza kuko ndi mu rukundo ni ikibazo cyane uri mu kibazo ahubwo kagatebe kareka kaza nini shamani gusa usuvugiramo umubebe namubwiye ko mba ngiye urimo uraza mu rwujwi rwawe nese ubwo urumva neza banamubwira ko ufite kadogo ari umukozi wa kadogo se kadogo ufite urujwi rungana gutya bako nazaje cyane ubwo mpamvu ko kubana nawe birambangamiye none niyo urese kugira ngo ube wenyine ngo ndingene maze kwifatishiriza icyaha uyu uri kuvugirana na sheri wanjye amuvugiraho sinjya kure ukajya akagira ngo ba wenyine uzi ko wagira ngo munsanzeho ntabwo ibyo basiriye nubwo byaba bwarimwe ibyo basiriye ese ubwo usanze ari mushiki wanjye none uri munyizamu none ngasanga ni mushiki wanjye ntabwo namutera ngo ntabwo ari muri igicucu ufate bwose cheers bro man no uretse kujya kure urabyumva ute nanjye nyine ndi mu rukundo yaba ari fresh ukareka nyine uza kujya ari kuzana amaganya ngo uramuka uzi ko ufite amaganya uri taremiya mano ufite umwana
w'inzobe inzobe yaka ariko bagikuye bajya bavuga ngo umuntu ngo nakazuba zuba ngo niki niki we noneho si izuba gusa izuba n'ukwezi bifatanye ni igihuru cyangwa nakazuba ye noneho reka nkwereke kugira ngo nkwereke ibintu biri serious uzaza n'uwawe nanjye nza n'uwanjye reka rano Bobo reka ngubwire gusoma umujamanyi kandi urabizi sibyo turemerana turafashanya ahubwo se ntari icyo bihari ngende umukozi wawe manye ko maze iminsi 2 narya none se ngende umukozi wawe ndeka ahubwo reka nakubwire sasa mfite icyana ni ubwira icyana pana ngo wese ngo wa kabiri cyane wawe njya numva muraramuvuga kabiri so mbere uramuzi ndara numva muvugana kuri telefone wawe nyumva ugiyumva ntangira kuvugira kuri telefone niwe yamaye promesse we yarambwiye none n'ikimenyimenyi ko afite umusaza ufite amafaranga byatari barambaje ngo se shire nguzi imodoka ati duka nk'umuntu w'umurara wumva ko cyamwana kuri street babura kumenya ikintu namwe ku wa gatandatu sibyo we bana ngo arukunga umusaza ajya muhereza imodoka ngo kandi ngo ntakunda kwitwara umva kanzana ngo akire ntabwo bava ngo baramufata agira ngo aha tuzajya banza wakire ciyazi unambaze ngo ni iki nakoresheje kakabanga kawe wakino oya ko kubwira umukobwa ngo twaringanya twigana byahise nge nizeye ariko se bagifate ubushize gize narubwiye ngo wicaraga inyuma w'umuswana we mbona arabyemera gusa abakobwa nabo basetse nabo ni amade ibaze ko yabyemeye yemera yuko mwiganye kandi nta arugamire mu ngo ngo wasakuzaga wicaraga inyuma nese abantu bicaraga umuntu wabaye yo nama usko kuvata watangira kumenya yenda guhura n'abantu gusoka panga kwiguma hamwe utangiye gufunga mu ntacyo byagufashije se ako nyine niwe nagakuye hose usijya byumva bivuga ko uzigemera kirakwiga kugira ngo umenye ako kana reka mana wa mukini ibintu byose ntabwo bivugisha uko unono ikintu ngiye ndi kukubwira umukobwa bisaba umubeshyi kuko no baratubeshya ntabwo wamubwiza ukuri 100% barako baragukina akagutusha gusanga kineshije yo narakudubunganishije akamenya kujira imitima y'abagabo 6 cyangwa 8 mu gihe waguye mu buyo baravyukara ukadasinziriye ukagira gute bini bintu dusaba gufunguka ariko amagaze tene akanyavuye muri stage ra ariko shamala cyakora ko hagazemo neza bro nawe se urukundo yaramada y'umuntu kamitabira mu cyumba ndabizi rwasakurizamo wibu koyo ubwo rwanwa rumwe nubwo uri kuvuga ngo ndabuteretse ngo uri Yesu narangiye gushaka nabigisha Yesu yambaraga ikanzu narangiye gushaka nabigisha niyo wenda uba wambaye agakote nkako ubwo se ngira urambera umwigishwa ariko ndabayuda ndembika amafaranga yuda ndembika amafaranga Yesu yagiraga abigishwa bangaye haje bene mbona abakura hoya 12 12 kuko na Yuda yari 12 nababona ubwo ndiye gushaka 10 nibasigaye ariko umva se nari ngushaka buri yuje nari ngukeneye kenshi rwose ni kugira ngo ngire inama pe naraye ijoro ntasinziriye ndi gutekereza ku kintu nakora cyatuma ntasubira mu cyaro pe kuko nge kubana n'uriya mugore wagira neza ni umugore wa Farawo ni umugome reba cyagiye kumenya nko imyenda ku karubanda turi kugipana aho yarakwishe urabyibuka umva rero shaka ngira inama y'ukuntu nagira ute nacuruza aka kantu se wagakora wowe bani wanyumvishije ko nanjye naguteza amatwi nanjye wantega amatwi tawa umva ni wewe urabizi umaze igihe kinini naho cyane rwose ndi kugira ngo nyine ungire inama nshaka gucuruza akantu k'akabotike nyine ko mu bufe katarenze ubu tangiye kugira ubwenge butekereza utyo bani jewe ibyo nabitekerejeho maze igihe kinini nshaka gucuruza ikintu tujyanye n'amandazi utubiswi utubombo kubera ko urabona duturanye n'ikigo cy'amashuri nshaka kugira ute nshaka kuzajya mpereza bari abanyeshuri bakunda utuntu nk'utwo ngutwo amakayi n'amakaramu ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero nari kugira ngo ungireho inama mwana ndebe ko nazamuka nandi kuko kuba hangaha wape ntago byakunda ntago byavamo wala ubwenge bwawe wagira babutumye ku kiyiko ubu uzashobora gucuruza boutique
wenda ikintu cya mbere kizangora ni amandazi kuba kunyakunda, ariko kubera ko nzaba mfite icyo nshaka nzajya ngira indazi ari uko ngize ute ariko namaze kubona inyungu. Ariko wumve ngo njye ibindi byo mbigiyemo mani, ntago nanone nasubira kwirwa nibuka nk'inyuma y'inka, ntago bibaho, ntago nasubire pfiriya, ntago bishoboka. Nabyumvaga. Noneho reka ngiye nkugira inama, sibyo? Kandi uyumve nibi bintu, reka nambireke uyumve. Kugira ucuruze boutique neza, uri kunyumva se? Ndi gukumva nari. Ucuruze boutique neza biragusaba kugira ngo ushake tini namba. Ndaguhereza nimero zo kuri Rwanda Revenue kuko njye urabizi ndi Kamugi nagutanze naha. Ntagihenda se? Oya, ntabwo bihenze. Oya, urabizi nagutanze naha. Njye mfite nimero zo kuri Rwanda Revenue, ma telefone yawe ni nimero zo kuri Rwanda Revenue. Unga ku kantu typing ibyo nibyo ari ngushakira akiri simwe kwagabanyije urumuri nani ruse naguri nuko ari kuzuba nazibonye ku cyapa kane ubwo mwana ku kantu niko ukantu nako nabivanga abisawa uzihamagaze baba we vuga mani naringiye gutekera mabuje ubugari nenje ngo nize wa mwuko wawe kuki wangomesheje ukanyibagiza. Wumva nkubwire mubwize ukuri, uriya mu mama none we yumvishije ngo nagutishije ngo umwuko nizo umwumva reka mbabarira nuse kuki wangomesheje. Umva nago nshaka ko kwirukanwa kano kanya, itonde nshaka kugenda neza. Zawarekanye kubaza igiti cyo kubusonga mu kujite. Sawa bayi sawa kenji ewana kamamagare Revenue kabisa numve. Halo, ni kuri Revenue? Hari umuntu warumbwiye ngo mujya mugira ngo tini namba, nari ndi kugira ngire ngo mundanguzeho, nanjye nari mfite agashinga ka boutique. Kano kabutike gato y'abacururiza mu mvene nashaka yambwiye ngo ndahamagara. Muyiranguza ngahe? Iki? Aho ngaho se? Mukorera heza? Okay, ariko ubu nambwiye kuri telefone nkazaza nzi ibiciro. Gusora ndasora nta kibazo, gusora nta ribi. Icyo nari nkeneye niyo tini namba kugira ngo abakiriya barazikunda. Ariko ambwiye ahantu bakorera ejo nzajyayo ndebe ako kana abakiriya bakunda, kuko niko ngomba gukurikirana. Bro, none nzara mfite kugira ngo izabatera nkunga. Ntabwo biranashyize imana. Umuceri iminota 10 n'icumi ntabwo ugeze mu kizaho burundu. Ikigoro ni y'inota 5 byaba bihiye. Nuko uteka se cyangwa nuko babura. Nicyaje ujye umuntu umuceri udahiye wawo wabuye. Nase ko ujya karote mbisi ziba uyirwaye inzoka. Mande karoti n'umuceri biratandukanye. Iyo umuceri yushize umuriro mwinshi ntabwo ushyaho urababuka. Bro, uzi ko ikintu giye nta ndwara gitera n'ikidahiye nta ndwara gitera. Ubwabya SIDA iba mu nda niyo washyiramo icyuma cyashonga. Okay. Ako musaza kama nimero ziguteka Ntabimenye ngiye nize hoteli. Wize hoteli? Hoteli. Isenye ni hoteli ndi wowe. Sha nawe reka mubwire sasa mvana. Ni mutanabizi uyu munsi. Shwana. Uzi? Maze imisi mubwira cyana. Icyo cyaki. Kwa mukobwa dukundana kwanza. Aramutse kumwisi cyane none nago namukira. Nembwira rasaba nego. Yamuhe gahunda uyu munsi paraza kundeba. Mbabare nk'umujama wanjye ureba wajya hehe? Wagenda n'amaguru kajya urgarya umuntu ntureka no gukora siporo. Haruko wimbwira ibya siporo wowe umbwire sase kujya muri siporo. Ariko nibyo umunsi se ni birasa ku ntego umbwire kugira ngo umwana aza kundeba we wihangane kugira ngo atagusanga hano namubwiye ko nibana muri geto.
none nubwo ko nibana ari None wanjye ndajya he? ari naho nzamurongorera man jya uvuga ibintu nyine ubishyire mu bikorwa ndajya he ese wabura kujya mu n'abajama tuziranye bamwe tujya dukora na siporo ara hirya bamwe tujya dukina na nuzi ntabajama mani ntabyo ese wa mutipe ducuranga narakumva mani nta muntu ushaka gusura yabwira ndajya he ntabwo man bajya ukarushira ntugakomeza ibintu ufata inzira ukagenda ukabati reka nibe tumujama gusa ejo naza kukurira fata inzira ngene ntafite ahantu ngiye oya ntabwo abaraho jya umenya kwiga ibyo turayishyurana sibyo niba ushaka ko njya hangira ahantu njya neza nyine amafaranga njye wicara hamwe mu mwaka ina amafaranga ese urumva nabwo bose yumvira iki kuvaka mani ahubwo gira vuba iyo none ukuntu bimeze kuko twaduhanye iminota 10 n'inganya n'inganya ambye ko afashe moto uyo mukenda nawe windura ushaka kwitugenda utagize ndawuhindura nta kibazo kumva kukuremera ambye ko afashe moto ahubwo ndashobora no kuza muna uri ku muryango nimura kuba nawe urutinda mu mwaka kugira urama ngahe ndajya hehe ndamiki ngabo basirika nkuri mugorane uraryaye akora sazi ay ntacyo basi amafaranga yose ase nuko bazi warahembye banamireza amafaranga yose ugire nta kibazo ahubwo gira vuma nyamba se bro oya turarya nijoro uretse gato buriya mwana nubwo tubana ariko tuba tugomba no kugirana inama yes ndabyumva mama uriya mukobwa muhana uriya mukobwa mukundana azi ikibazo cyawe ase ubwo numva wabikora uko wakora ikosa ukabimubwira ntabwo azi kubona n'ubwana ntabyo azi ntabwo none se umukunda nk'umukobwa uzarya akagera cyangwa n'umukobwa ukunda ushaka ko azaba ubuzima bwawe gusa uko biri mu mutima agenda ndamukunda pe ino mukobwa nakomera ko aza niba umukunda rero umubwiza ukuri amenye icyo kibazo ufite yumve niba hari n'uburyo muzabana hari n'uburyo bigenda gutya kuko hari abantu bajya babana umwe afite ubwandu undi atabufite mujya kwa muganga bakabigisha uburyo muzabanamo ku buryo mubana hatagize n'umwe wanduza undi wabikoze gutyo wabiki ikibazo mashobora kubimubwira ntabyakira kuko kira ni ikintu kitoroshye kuko ntabwo ari ikintu ushobora kubwira buri muntu wese n'impamvu wowe ubizi ni ukubera ko nyine uza akajeste ugira ngo tukambwira ati bo ukananyibutsa amana hari igihe mani nafite igihe cyo nari nariyebye numva kubaho ntabwo nzi ko nzanagira igihe ngana none se ugomba umuhereza yawe umuherezo yawe nayo mani reka mubwire ni kwa kwiheba nyine umuntu akavuga bigende gute kandi ntabwo wavugisha umuntu ambwira umuntu ngo urabona abimenye kunkatira byoroshye nta nubwo yakongera no kuma bizu yanga cyangwa se kumiriza ikiganza musa ubitekerezeho niba ari umukobwa ushaka kuzakunda by'ubuzima bwawe bwose muganiriza umubwire ikibazo ufite niba nawe agukunda muragumana niba atagukunda ubwo nyine murarangizanya mumenye ko atari uwawe nese ubwo urumva ubuzima urimo buzagarukirayo genda agiye ariko ubitekerezeho sha musaza oya man njyewe ni nabo ngiri ubitekereje kamukwiza ukuri ntabwo bimbwiye kubera ko nanjye nabitekerezaga niyo mbitekereje umutima urambye agira no kwicuza cyane niba rero bikurya mu mutima bikore nk'umuntu w'umugabo nibura ubwiza ubwiza ukuri umuntu ukunda man ndagiye ariko nyine uriya mukobwa agomba kumenya ikibazo ufite ntabwo ari njye nabihisemo bro ntabwo ari wowe ariko noneho ahasigaye umwanzuro urafatwa nawe baragenda ngira mu mbadiri so umukobwa namenye iki kibazo azanyakira ese azambabarira nzambarangira byoba ngo bashize ndarya neza kintu ahubwo se we keme ari he Yohani somwe kubona wifi niyo mpamvu niba arangaza se mwatetse neza uno munsi bakobwa wanjye na se konsekera na beza ko ariko shiri ntabwo ndimo kumubona tu sinzi impamvu atari kumwe natwe Kemi ndaje kunyifite
kuva umunsi wampaye isezerano ry'uko utazigera na rimwe ukora ikosa ryambabaza. Sibyo? Sore ko nambaye impeta ni wowe umeze nk'ari we wayinyambitse kuko everyday sinjya nyikuramo ndayiranana nkahora nkureba byibuza mvuga ati iyo wayinyambitse kuko wampaye isezerano ngo isezerano n'ibyo uri gukora byose mbikora kugira ngo nzabare ndwanire kuko ndagukunda. Nanjye ndagukunda chérie. Nari byiza. Wow. Ariko rero wanindiye izigiye nagutegerereje. No, ndari kumenye ko nanjye mba ngukumbuye please. Biya guhumbuye ariko ababyeyi ni ikibazo. Umuntu nyine aba agomba gukunda nibyo ariko akubana n'ababyeyi. Ariko gusambaye neza. Merci nawe wambaye neza. Sorry basi kudakandagira muri ibi bintu. Wowe ntabwo bikandagira mbona. Yagiye nuko byagenda kose nta kwijana ariko nangira ngo ndingira ibyo nkurinda ariko se tuvugisha ukuri. Ndetse ko n'indi Imana irema koko cyangwa. Tuwaretse ko nari soni. No. Kugira ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane cyita ku mubiri wawe. None se simbikorera wowe. Korera wowe chérie. Korera wowe. Byose ni ibyanjye kandi. Byose ni byawe. Icyo wanjye byo ngombwira kimwe utampereza muri ibyo byose. Nta na kimwe ndagu. Kandi ni chérie wanjye. Kweli? Ndagukunda n'ukuri. Rero kamubwire. Ari iriya gete yanjye nambagiye manuka nayikwihera. Ariko undi wazaje ukayibera. Oya ibyo ngibyo no kubanza kubitegura chérie. Oya none se simpari. Ndakora. Iyo nakubwiye nabo bavyeyi bakwemera. Yumva banza wumve kuko ibintu byose no gushira. Chérie umva mbwira. Nubundi narakubwiye ngo nta kintu na kimwe nakwima nabyo nzaza nta kibazo. Bafite ubwoba bw'ibisambo biri hanze aha. Ibisambo? Ya. Byo kwibiki. Ndi kumenye ko atari je nkura nyine. Uzi ngo hari undi nakemera. Tangira ukabizi. Nibwo ndiko kwishuri rero. Reka nihute dore nakererewe mama ejo bundi yaramereye nabi. Ubwo tuzongera dusubire. Bakoze cyane kandi nishimiye kubwo umwanya umpaye. Basi chérie kandi nihute reka ngusezere. Sibyo? Kamwe se? Na kandi. Bye. Basa kandi kamwe. Mana we. Nizere ko wishimye. Yeah, I'm so happy. Ntari bituzasubira. Thank you. Yes. Imbega icyana kiremetse. Bwana ndarukuramo akazi. Kama mbaya ni mbaya. Abishaka rero ntabishaka rero. Guhamagarire. Kevin. Umuntu yakende cyo umwanya mpamagara ibiryo goto. Kami. Ntabwo wamenye ibyabaye se. Akirya uba ufite reba ikirunga afite. Madame ndakakubwira njyakuye ko inkuru mfite. Azana ndakubona Claude tari mugoroba. Yambwiye amakuru ariko hagati abarandire. Ngo ufite sheri. Umva ndagufite. Nana sewe nawe. No babajije. Ndetse ndababaza nose manzubize. No ndagufite. Ubabuze bari cyane. Biri hungu ya papa. Nyereko mukazana sha muhungu wanjye. Ukorera ikirori rwose. Tuze ku meza kabisa. Bambwira ndafunga ingunda. Wagira ngo mama turakinda. Ndabafite mwese. Ndata. Nibyo amaze gukura. Yado yakuze. Ese ubwo imyaka afite yakuze. Yarahari kabisa. Umukobwa wanjye ko ndebe mbonye kwimwe nagaje umusozi maze kuraba ibigenda bite. Mwirigwana. Wasigaye urwaye mu nda. Arwaye mu nda. Ikibazo yagize. Wabibaza mama twe ntabwo tubizi.
Kemi. Bite. Ni byiza. Eguka. Ubaye iki? Mbaga meze neza. Numva uri kubabara hehe? Munda. Bongera neza. Numva bishize? Kumva bitarashize ariko kuko birashize. Byagufashe ryari? Sinzi ko bije bifate hariya ku meza. Numva byashize? Uheruka imihango ryari? Tariki 10. Ndeba hano. Kemi. Uratwite. Oya ntabwo ntabwo utwite? Oya. Uratwite? Ntuzi umuntu nta kintu yakoze. Okay, tujya kwa muganga. Shambwira mani unyicisha amatsiko. Wembwira unyicisha amatsiko. Nyine umva mubwire. Aha. Bebe yarambwiye ati umva ntabwo nshaka kunzana iwawe. Yes. Icyo nshaka ndashaka ko unjyana muri lodge. Yisanzure. Urumva. Ariko naremeye ntanga amafaranga yose nari mfite. Niba murageze aboro dushira amafaranga usanga nayakuye. Usanga ahubwo yarazimbu arazagarasiye mu dukenda. Avuga yenda sagiye kwigura n'akantu kakundi kwa nyine. Ubaze ikiza nuko yambwiye ati umva ex wanjye yaranyinishaga. Yes. Ni wowe uri mu kazi. Kanake ntahibaba narigize. Vuga n'icyakora ni njyewe. Ariko ikiza nishimiye. Umwana arimo arankunda. Ariko wambwiye ko ari na mwiza mahano byatari. Mahano ni icyotara. Ibiti byotara. Uzero naho se man. Genda kubwira ko ejo muri cyagiye nkubwira ngo meze gutya kwaje. Dusure kanu gafona nari mfite ari kugira ngo ni gari ya moshi agacejo. Gusa wa mugani yaranyakije. We yarambwiye ati mu buzima ikintu nkoreye. Ukintu nkoreye tahese akagiye turagenda direct. Kamagaye. Allo Sheli. Ni sawa? Narindi mu rugo. Sheli ko numva uri kurira byagenze gute? Gerageza umbwire. Karame? Napfuye sinshiriyeho rwose. What? Napfuye? Mbabwire ninde muri kumwe uri wenyine? Ndi njyenyine mbwira. Mbavuye gupimisha Kemi. Twari turi ku meza atugiye kujya kuruka njya kumupimisha none nsanga afite ubwandu anatwite. Twite ubwandu? Ubwandu? My God. Bo? Okay, Sheri, reka nze mite mbasanga aho ngaho. Sawa, reka nze mite mbasanga aho ngaho. Sheri, ndaje. Akamana aranyatse. Umva ko twese duhagaze ku kantu kazima. Turi mu kazi. Shaba noneho. Bro, kamana cyagiye telefone. Oya ntarebi. Nacomore ariko. Shaka kujya muri sport nanye mukanya. Nyine warayuncomore yo simbo n'umuriro. Oya nese kamana umuntu abananiwe. Kandi mukandajya muri sport. Naza groupe zacu urabona. Mbona cyo ariko kamana cyagiye ntaribi. Ndaje. So umukobwa namenye iki kibazo azanyakira. Isazambabarira. Yihute. Kotari hano tuye. Tugenda kumunyere. Dore none bajyaga mura nawe bari kumwe. N'uyu bose. Mwiriwe. Wese ko wiwe. None se ubwo ko nduzeriza bayikize. Muri bande se ko tutabimenya. Ndashaka kumenya. Ubundi ni mudamuntu wabanye muri lokalitiye. Umuntu apati gutumye. Gera sanze mudahari. Nta muntu ari wakuntumye icyo gihe. Shaka kumenya ku rwanda rwanda ndashaka Uyu mwana watangura n'ubu. Uzaba se. Nyereka amafoto namutenda jewe. Uyu mwana ngo wamuteye inda. Hari byari. Ndakugiye kubireba. N'uyunguru utanaga n'uyunguru. Genda mana. Niko sha wamusenziwe. Umwana wanjye ibintu namutanzeho urabizi. Shaka umuntu. Mwabaje. Oya. Ese ko tutari kumva kuri kwanje. Ntabwo nagusira kudashaka. Umva gero umuryango ngewe. Fajye umuryango. Hawaye iki hano? Byagenze bi? Basi bari kuza ngo nate umukobwa. Bari kuzagwa ni ibiki wewe? Alison. SIDA. Kemi.
My God!